Amahoro kandi inshuti bavandimwe mudukurikira nk'uko bisanzwe ibi ni bya biganiro tujya tubagezaho hanini biba bishingiye ku buzima. Uyu munsi tugiye kubagezaho umuti w'uruhara. Niba udashaka kumera uruhara vuba cyangwa se ukaba ushaka kuruhagarika mu gihe rwamaze kuza, ushobora gukora ibi bikurikira: vanga ibumba n'amazi ya time. Ni ukuvuga fata icyatsi bita time ugiteke mu mazi, ushobora kuba ari ifu yacyo uyiteke mu mazi. Ayo mazi aba ariyo uza gutobesha ibumba, ushyiremo ibiyiko bibiri bya elayo muri ako kondo nyine wamaze kubona. Nurangiza uhomere mu mutwe iminota 15 kugera kuri 30. Nurangiza uraza gukaraba mu mutwe ukoresheje amazi akamuriyemo indimu. Ibyo urabikora 2 ku munsi. Ni ukuvuga ni amazi ya time watobesheje ibumba ukarihoma mu mutwe iminota 15 kugera kuri 30 biriho, kaza kogesha amazi y'indimu. Ibyo ukabikora mu gitondo hamwe na nimugoroba. Ushobora kumesa mu mutwe kandi ukoresheje amazi y'igisura, wenda ntukoresheje indimu ugakoresha y'igisura, nabyo byaza gufasha cyane kuko birushaho gufasha uruhu rwo mu mutwe, hanyuma umusatsi ukaba wakisubira ukamera. Kandi si byiza guhita winyugurishamo andi mazi igihe umaze koga. Uretse ayo mazi wogeshejemo, yaba y'indimu yaba y'igisura, akaba arimo gakeya, akaba ari gukora. Ibyo rero wenda igihe ari nk'igisura wabikora nimugoroba, ukogeshamo nimugoroba umaze gukuramo iryo bumba, hanyuma ukaza koga mu gitondo. Ibyo byaza kugufasha cyane. Utabonye igisura kandi ushobora kogeshamo amazi ya kapusine cyangwa amazi ya time. Ibyiza wozemo ari nka nijoro wabireka bikaza kukurara mu mutwe, hanyuma ukaza kubyoga mu gitondo. Hanyuma ubwo wenda mu gihe mu gitondo ho birumvikana bitewe n'amasaha y'akazi, wogeshamo ibyo ngibyo tuvuze, hanyuma ukaba uretse iminota mikeya ukabona koga, hanyuma ukajya mu kazi kawe ka buri munsi. Uwo ni umuti rero mwiza kandi ufasha indwara ziteye zityo zijyanye n'uruhara. Hirya y'ibyo rero, muri wari uzi ko turabasomera amasomo 2. Tumaze gufata Bibiliya dusomye amasomo 2. Irya mbere ryo mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 19 haranditse ngo: Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Naho muri Mika igice cya 3 umurongo wa 11 haranditse ngo: Abatware baho bacira imanza impongano, n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi babo baragurira ingemu. Nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kibi kizatubaho. Bavandimwe, aya masomo 2 ari kuturangira neza ibyabaye ndetse n'ibizongera kuba, aho abatambyi bo hambere bishinze indamu mbi, hanyuma babeshya rubanda ko bari gukorera Imana, naho bari gukorera amafaranga. Niko byanditswe ngo abatware baho bacira imanza impongano, abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi babo baragurira ingemu. Nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kibi kizatubaho. Iryo shyano rizongera gusohora muri ino minsi, ndetse ryarasohoye, aho rubanda bakama bagenzi babo, abapasitoro bakabiminuriza rwose, bakaminuza amashuri, bakitwa ba PhDs, ba Dr, bakitwa ba Bishop, ba
ba musenyeri n'abandi batunzwe n'abo baragiye, nta wundi mushinga bashoye, nta kindi bakora, ahubwo bishingiye utudini, abandi bayobotse utudini kugira ngo bibonere imishahara yo hejuru. Nibyo bya biriya rero bavuze, ngayo nguko rero Imana iri kutuburira nta kundi. Ubwo iyo Uwiteka atunze urutoki aba ari ukugira ngo duhumuke turebe. Niko byanditse muri Matayo 24 ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ntibyatangaza ibinyoma ubwo bigwiriye n'abahanuzi b'ibinyoma baragwiriye. Muri video zabanje twigeze kubabwira umumaro w'ubutumwa bwiza. Icyo gihe rero niho ubutumwa bwiza bugeraho bugahita buhaguruka bugakora akazi kabwo, bugatungira urutoki abantu, ibibi bakabyirinda, hanyuma ibyiza bakabikurikiza. Ngayo nguko rero, ngaho Imana ibarinde. Tuzongera kugaruka ubutaha tubagezaho n'indi miti igiye inyuranye.